abantu bacu ba Mataro TV show ndabashuje mwese kabisa aho muherereye, cyane cyane kanze nsuze abantu bacu bari muri Afrika cyane, aho muri kabisa mukomere cyane. Wowe utameze neza humura, ibintu bizagenda neza. Wowe urwaye ufite abantu ku ruhande bagusengera kandi Imana irakuze. Bro mwese aho muri ndabashuje, ba sister mwese ndabashuje aho muri, dusuze nabo ba papa n'aba mama, abantu bose mukurikira Mataro TV show. Nge ni teacher Jibe kabisa, nizere ko muri iki kiganiro tugiye gukorana mwari mudukumbuye, twari tumaze nk'imisi ngahe twihishe ariko twagarutse. So uyu munsi dufite umukapo, dufite umubro tuje kuganira kabisa uhitinze mu ndirimbo za gospel. Ni MC Joel turi buze kuganira, uri buze kwivuga mu buryo burambuye, ngira ngo tumuhe karibu aze twinjire mu kiganiro tuganire tumenye ibyinshi bijyaniranye n'umuzika wiwe ukunzwe cyane. Haba rero ngira ngo MC Joel wegere hafi kabisa, tureko ko twinjira mu kiganiro. Bro vipi? Salamu. Harize bite? Salamu kabisa. Karibu ni karibu. Ndakubona. Natwe turakwishimiye. So vipi bimeze gute? Ndabona kabisa twageze mu birindiro byawe, ndabona hafite fresher, harimo kabisa haratwika, hameze neza, ibintu ni sawa. Ni fresh kabisa ko munsanze ahangaha nyine hani mu rugo. Cyo mukona cyose ni mu rugo nta handi. Ni sawa, ibintu byose biri kugenda neza kandi nanje ndabishimiye mwakoze kuza. Twishimiye kubana namwe uyu munsi. Hanyuma se iyi ni studio yawe ko mbona kabisa haradekoye, ibintu ni fresh Evan. Harimo utuntu tw'ubwenge Evan. Ni ibintu ni sawa kabisa, urabona koko kuhashutingira n'ikiganiro biraryoshye. Oya handari studio hubwo hangaha ni dining room, hangaha n'ahantu nyine ho gufatira ico kurya, ico kunywa, nyine ico gutunga umubiri nawe urabyumva. Bisa nyine ico gutunga umubiri ugifatira ahantu hari fresh nawe urabyumva. Ni hangaha nyine hani mu rugo, hano ni muri saro, hano gufatira ico kurya. Ni hano ahantu kuhafatira indisho byo yanabyo uko yabimeze kose. Aha kuhafatira intamiro ni fresh, hararyoshye utari wanarya waryoherwa utarashyira mu kanwa kabisa, ibintu ni sawa. Umutambukanyi wawe nubwo ntabizi, ndimo ndavuga ibintu ntaza, ariko mfite amatsiko y'umuntu wakoze iyi decoration, coup de chapeau kabisa. So vipi sasa, ni njyewe tuziranye gakeya cyane, ntago ndi bugeho ngo mbwira abakunzi bacu mbabwire ko wenda tuziranye muri byinshi cyane, ariko nyine tuziranye gakeya. Ariko noneho abakunzi bacu bari hirya no hino badukurikira umunsi ku wundi bakeneye kukumenya. So uri Joel, uri MC Joel, ayo niyo mazina nanjye nzi, ibirenze ibyo naba mbeshye. So uri muntu ki? Bimeze gute abantu bazadukurikira kuri Mataro TV show? Niki bagomba kukumenyaho cy'ingenzi, ubundi tugakomeza ikiganiro? Abakunzi ba Mataro TV mwakoze kuba muri kudukurikira. Ku mazina wenda kubatanzi neza, banyita MC Joel. MC Joel ni amazina nkoresha, rimwe na rimwe bakunze kumbaza kubera iki nitwa MC Joel, ariko ayo ni amazina nkoresha mu muziki, n'ayakazi ngo ni amazina y'akazi, ariko ana amazina anje nyine gare maremare kubera kuba maremare ndayagabanya izina kilometri kugira gafitinge. N'umwihariko w'abantu twese twavuye hahantu iriya nyine mu rugo. So amazina ganje nyago go mu rugo g'ababyeyi ni Mugisha Cosmas Joel. Ubwo niyo MC Joel, urumva ni gaga ndiko nagenda keba wagiye ukatakana ukeburaho tu nuko yakorera design nguko. So nkaba ntuye ahangaha muri Dayton Ohio, nkora umuziki wo guhimbaza Imana. Wenda kubakurikira kuri channel yanje barabibona, n'abatari bakurikira wenda bazahakurikira, ariko
ntuye ahangaha kabisa ibikorwa by'umurimo w'Imana bwo kuvuga ubutumwa mu ndirimbo bikomejemo pe no stop. Okay. Yeah. So ni nyinshi kubivuze ni nyinshi, ariko wenda ndafata kuya hafi yo n'abantu wenda bamwe bari batazi yuko yabe hageze kubiri zihari zo barazizi. Wenda kamfatiye hafi yino yo na postinze ejo bundi asize iminsi 3. Nuba ngo is 3 days aribwo 3-4 ari na uploading video nsha kabisa. Ndreka nongeye wenda nshimira abafana banje wenda badukurikira ko ku kazi bakoze akazi keza. Indirimbo iri kuvuga umusini cafuwe kabisa mu buzima dukeneye abantu bo kugenda baratwanduza antuka ngo nimba twamaze kwiyeza ubwo twagiye ngo dukeneye utanimba ari satani asitucafu pembeni asitucafu. So indirimbo iri kugenda kabisa ku bari bo muri kutwumvirize kugenda kavuga ati usinichafuwe nimekwisha jitakasa usinichafuwe nimekwisha jitakasa usinichafuwe nimekwisha jitakasa usinichafuwe. Naho byiro umuntu uri ruhande rwaye kukwanduza nimba wamaze kwiyeza, sibyo? Iyo ni indirimbo kabisa twayuploadinze buno twari yamari cyumweru n'imaze imisi 4. So iri gukora neza kandi nimba utari wayireba kubyire ngo waracitswe aho uri hose genda hariya. No kuvuga ngo tutarasoza ikiganiro tukigisoza ndahita mpihutira nanjye nkore ibikenewe bya bindi byose biba bikenewe kugira ngo nibyo byiza utwo turirimbo turimo message to kujya tuducika. Nawe urumva rero hari icyo tunsabwa gukora ndahita ngikora tugisoza kabisa. No kuvuga indirimbo kweri imeze neza ku buryo nanje nayikunze kurusha izindi zo narinkunze. Yatorwa ngo nayikunze cyane kubera ndacakunda n'izindi ziri kuza. Ariko nanje ara motivated. Of course kundi ya motivatinze yaje mu fomo mbese umuntu zitandukanye nizo nari nsanzwe ndi gukora style nari ndansanzwe ndari gukora video kundi ya buryo yakozwemo byaje bitandukanye ku buryo nanje nayicuranze kenshi ndirimbo nacuranga na video kakabiri gusa kumva nayihaza. Ariko iriya yo urukumva kabisa kumutima ukubisa kuvuga uti kanze nge hari ahantu nongere nyicurange nyumva. Ndikumva nje ubwanje yamfashije rero sinzi nimba nawe yo hirya we ndizagufasha ariko ndumva message irimo yonyine kwati nimba kabisa ufite kwimenya nimba waramaze kwitunganya. So nimba waramaze kwitunganya rero ntaho ugomba atekugiye kwemera muntu kuzanga kwanduza kwinjirire mu buzima kubera ubwo turi kugenda nimba turi mu rugendo reka umuntu wo kugusubiza inyuma. So ukira aho ngaho ibyo nyine tayiro iyo ndirimbo kabisa urumva ko ikozwe n'amagambo meza usinichafu. Message washakaga ku message bashaka guhereza abantu ni message imeze gute? Niki washangwa abantu bumve mwaho ngaho? Ico nashakaga abantu bumve muri no ndirimbo kwanza bisanga buri muntu ubwa wimenye. So numba baze kwimenya rero ntawuzi uzuri uzukubayeho rero niyo mpamvu ufite kumenya nimba kumukristo uri mu nzira iyo mu rugendo rwo kuja mu ijuru. Nta gisa nabi kizaja mu ijuru. Sibyo? Hakuna kichafu kitakacho ingia mbinguni. So ruvango ikintu cyose cyane ndo kizaja mu ijuru. Rero nimba duhora mu buzima bwo kwiyeza buri gihe dufite kubara twiyejeje twitunganyije buri tutazi umunsi n'igihe. Rero nimba wamaze kwiyeza ari umara kwiyeza wamaze kwitunganya kabisa
ubwo satani niko murimo gwe kuza arazambaguza ubuzima arazambaguza yazana ibintu byinshi ariko satani ntaza ngungagira ute uri kumureba n'amaso ukanyura mu bantu bagenzi bawe ariko hano ni ko kubyira satani atureke twamaze kwiyeza yikongera kugira ute kutwanduza turi mu nzira yo kugira ute kuja mu ijuru tuzi ko nta gisana bikizaja mu ijuru nta munyabyo uzaja mu ijuru nimba ibyaha byose namaze kubyivanaho reka kongera kumvangira uranzanira kumbuza ijuru so ubwo turuguhereza satani warning atureke twamaze kwiyeza asituchafuwe kabisa so warning turayiha satani ariko satani nkuko bivuga ntago tuba tumureba ntago tuba tumureba satani ngo ninde ari he uravuze uti byanze bikunze aca mu bantu ahubwo twebwe se birumvikana ko wowe wamagana ni satani none twebwe bantu se uratubwira iki twebwe bantu twumve gute duherereye ubwo twebwe bantu nimba urukumva kubera nyine kuko tubivuze ugomba kuza ukanzanira ibintu bimwe bidatunganye wenda utanze ngo tumwe n'Imana cyangwa se tumwe na satani nako nyine bikorwa by'uri bunzanire nibyo biranyereka uwuriwe ariko abantu bo kuzanira ibintu byo kwanduza abandi batumwe na satani abo ngabo kwa jina la Yesu basituchafuwe rero nawe wirinde niba waramaze kwiyeza hatagira umuntu ukwanduza hatagira ukwanduza aho uri hose nawe urugendo ushaka uragenda urakubabya usinichafuwe ibyo ngeze nabwo bahise banyita ngo kubera indirimbo bahise banyita usinichafuwe that's it, it's fine ubundi hari igihe tuzajya biba ngombwa dufate wenda iyo myemerere cyangwa dufate koko our beliefs ibyo twizera cyangwa ibyo duharanira kuko turi abantu bashaka kujya mu ijuru tubihuze wenda koko n'igihe tugezemo ese urabona byo ari n'ibintu byoroshye muri iki gihe kuba umuntu koko amaze kwiyeza bizajya bimworohera ko aguma ari wa wundi bitewe n'aho tuba n'abo tubana urabona byo iyo nzira yoroshye izatworohera iyo nzira kumwizera ku mukristo umukristo ahariho hose azi password nabivuga password kuko ibyo birazwi nta utakora ibyaha nta udacumura ariko password y'umukristo afite nuko uzi ngo nimba gwe mucaha ufite kugikora gute si wakibamo nanga nukugira ute nukongera ukikiyeza nibwo rero nuguhora muri utakaso guhora umbese nuguhora muri ico kintu ariko cyane cyane ukamenya ngo nimba biri kuzana biri kuva hariya urakora indi exit ubwo nyine nimba ari umuntu rukubikuzanira ubwo nyine reba ukuntu ko wagira ute ko wamwibonga nabwo unamubwire ubwo nawe akora indi step yo kugira ute nayo yiyeze tugendane nose ubwo uramubwira ngo asigare ubwo namubwira nawe ubwo ari kukwanduza ari kugucafu so ahangaha ni muri Amerika by'umwihariko tuye hano muri Ohio muri Dayton so ugereranyije challenge wagiye ubona ugitangira gospel cyangwa ugitangira umuziki wawe n'ahangaha huri muri Amerika cyangwa aho ugeze ubuzima tubayemo bukorohera kuba ubona igihe gihagije cyo gukora umuziki wawe neza bimeze gute urumva hari muri Amerika ho hari ukuntu haruhije kuko bivuze wenda comparinga twagereranya ku buzima wenda bwo hasi aho ko twanatangiye no kugeza ahangaha uraho natangiriye natangiye ndi kuvuga ko hari hagoye cyane kurusha ku buryo bitanyoroheraga kuba nabona n'ukuntu najana indirimbo kuri studio ariko rero waje twareba hano ukareba mukundu usanga ndi gusohora indirimbo hamwe yindi iri ko premieringa yindi iri ko uploadinga kasanga rero hari different kuba nari so wenda cyo twavuga hano muri Amerika wenda aho challenge iri hanini ni time ariko nabyo iyo bigeze kuri time kubaga ku balancinga
hano mu buzima ufite kubalansinga time ukamenya ngo nimba ubuzima bugoye uri gukora biriya birakura wenda cyitegerezo nko ku muryango ngoba dufite gukora kugira du sustaining cyangwa se dukomeze tuzamu n'ibindi bintu nyine by'iruhande bitureba ariko utirengagije yuko nagura muziki nagwa bikureba yego biba bizize birande nimba rero ari intuza yanje ari ikintu cyo nishize muco ngomba kugikora is your destiny niba birande ubwo birandeba no kuvuga ngo ndabalancing amenye ngo kuko wenda hano nje nkoraga nko ufite abagore babiri yes umuryango n'umuziki ubwo byose mfite kubifidinga uko bishoboka kose nkamenya ngo byose biri kugenda neza bise ubwo nukuvuga ngo natwe urimo uraduteri ni kwa kundi uvuga ati natwe nkuko natwe ni ngombwa tugomba gushaka ibya famiye tukanamenya ngo Mataru TV show irakomeje rero kanze n'abari gukurikirana Mataru TV bari hanze hariya nukuvuga ngo mu buzima ntagiye wambwira ngo ubuzima buroroshe kubera nkora mu muziki ngakora n'ubundi buzima rutsa ko usanga rimwe na rimwe bemwe ari kumbaza none ubishobora gute ndokora ibindi byerekeye nyine n'iby'ifamiye cyangwa se izindi gahunda ukora muziki gusa nanga ndakora nja muri company nk'abandi yego kandi ngakora shift yose amasaha guzuye ngabandi nkora full time kandi umuziki ngakora full time yes so rero no kuvuga ngo aho uri aho hanze udukurikiye menya ngo mu buzima hano kubalansinga buri kimwe cyose upfa ku ikintu wagishizeho umwete wacishizemo mu bwonko bagomba kugikora uko byawe kuri kose wabikora kandi bikagenda neza pe so aho ntago turi bubatinde cyane kuko nta n'impamvu yo kugira wenda ngo tubatinde umuntu amenye ngo koko niba ukora akazi gasanzwe ugakora full time n'umuziki nawe ukawukorera amasaha wawugeneye ubikora gute burya aho ntago turi bunahatinde cyane ahubwo kugeza ubu ngubu iyo ubona waprodinze indirimbo ukabona kabisa abantu bayikunze cyane bayishimiye hari n'igihe ukora video kabisa ukabona ifite kabisa view nziza iraryoshye ese hari ahantu shootingira indirimbo zawe hano hose tuba turi kureba hano hantu havumbura gute ko mbona hari ahantu haba hari view nziza iyo etidu ikora gute buri gihe ujya gusohora indirimbo uvuga uti iyi ndirimbo nzashutingira ahantu hameze gutyo uba warabikoreye plan zimeze gute bigenda gute ni ukuvuga iteka ryose igihe maze gukora audio ngo kuba kuyitekereza ukuntu ndayikorera video so kandi rero usanga nyine ari challenge kubera nk'ahantu nakoreye video imwe ntunakongera kuhakorera indi really ntabwo kizira kubera abantu baba bakeneye kureba hari ahantu nimba baharebye buno ejo baharebe usanga indirimbo ariko wajya yirana niyo yindi igarutse niyo mpamvu kugura n'imyambaro imyambaro ihara muri video ukareba buri video je n'imyambaro itandukanye ukaraba urukugira kuri itandukanye burya ihavuye nkubitaga koni ku mutwe naringiye kukuba ukivuga ibyo nangiye uhita nkubaza ati se nimba utashutingira ahantu ese kirazira ko noneho imyenda nayo wayihindura none isubivuga ko imyenda burabihindura kubera ibyo byose ni kuba creative cyangwa se ibintu byo guhimba ibintu bizaryohera abantu bato ofete no kugira abantu batareba ibintu bimwe bakarambirwa bakarambirwa so ni ukuvuga ngo indirimbo hari izo ngomba gufariza mfata urugendo ukaja kuzishutingira muri Arizona urumva Arizona aho wenda barahabaye hari ahantu hameze neza cyane bya bisozi n'ibibuye byabo bwa butayu
muraboneza video rero. Okay. We ntuzakurikira uzajura mbwira. Ndahakunda cyane, hari ahantu ugera kandi yo nyine kubera ari ahantu hanini yose ari ubutayu, ufatiye hano ukaja hari usanga hatandukanye, buri handi afite view yaho ukazuza. Ariko wenda bitari n'ibyo ngibyo kubera nyine binda rugushakisha, urazana ubuntu nyine burongera kuza ari busha mu maso y'abantu cyangwa se mu z'abantu kubafana. Ni kuvuga hari igihe upanga ukava hano ukareba ahantu nyine ho wabonye heza, hari ahantu kandi unazi kukurikirana ku kiganiro cyawe, ubwo numva yuko ngiye kuzafata transport ngaje guhakorera video. Buriya nawe urabyumva ubwo hari ikintu usabwa kuzankorera kugira ngo hari ahantu pa uhagere mu buryo bworoshye. Ubwo rero ndi kumenyesha ko nanje ngukurikirana okay. So ahantu ngahari rero kuko wagiye urabona ngahari nanje ahantu mbona kavuga ati ahantu gashiraho kuri Google bavuga ati hano hantu mwitwa uzagenda ngakubitira video kabisa kazaryohera abakunzi banje. Niyo mpamvu ubona nyine hari ahandi video zitandukanye, urumva nkayino yaje irayakore muri Afrika, irimo gusozi ugasanga hari minka, hari miki, irakwibutsa na hari aho kabisa. Iratuma bamwe bakunda iwacu cyane, irahita turwaza turarira aho. So ibintu kibyo rero ibyo byose turabipangira, urugero rugupanga bimwe ni ngo gupange n'ibindi byose bijyanirana. Hanyuma ibintu by'umuziki rero nyine na natire ungejeje ahantu heza. Umuziki na natire bikorana gute? Mbese wabihuza gute ku umuziki na natire? Kuko urumva wavuze umuziki tuje kuri natire ahantu haryoheye amaso, wa shootingira video ikazarebwa cyangwa nuyirebye akishima. Ni kuki tubihuza natire n'umuziki nyine n'indirimbo buri bubyine? cyane biturukana nyine na message rimwe na rimwe iri mu tuza mu ndirimbo. Hari message, hari ubutumwa buri mu ndirimbo babukenewe nk'ahantu. Uretse ko dufite nkano muri Amerika dufite kibazo nyine je kuri natire n'indirimbo, hari uburyo ukuntu bisigaye bija biraduchallenginga. Urindugara indirimbo naherutse gusohora yaranchalenginze cyane ku buryo nashatse umwambaro gushaje gukoresha ndawubura. Ubura umwambaro ushaje gute? Nkayahindura ibuka ya myambaro yaratwambaraga cyane tukiri bato nyine iri ize guco izi hano tukunze kuyibika kiyo ngiyo. Iri aho twaga tuyifite tubavuga ngo twawufite, ira tuyifite nyine nariyo nyine ya buri munsi. No kabana yinkene n'ahantu nyine ahantu hameze ukuntu nkiriya nyine ariko nshaka ubuzima bwa hari bwiri. Ubwo byari byaranchalenges kugira ngo n'ahantu kabisa aragenda apfa gupfundikanya ariko kubibona nto byari binyoroheye kubera hano urahazi na amatawuni n'ahantu hameze neza gusa cyane. Rero iryo ushatse ahantu hameze nabi cyane birananira ku buryo nagiye kugura umwambaro muzima nyine ndawukora bwo bushakashatsi, ndawukora nyine ndawusajishe tekinike ibintu by'ibyo ngibyo ariko ndavuye byari challenge. So ugiye kuri natire usanga hano sari rimwe na rimwe dufite challenge kubera usanga byose ari ibintu bike n'ibintu nyine biri clean gusa kandi igihe ushaka kuzana kandi nyine gatandukanye na biri bitewe na message bitewe. Yego, so nukuvuga ngo birajana natire n'umuziki birajana kubera byose ni bimwe. So bro, ntago rero uwakubaza ibibazo byinshi cyane kuko hari ibintu byinshi umuntu yahita kubaza muri ibyo by'umuziki. So ariko tuzajya tugira gutya tunagaruke dukore party zitandukanye cyangwa tuganire n'ibyo twasigaje. Ahubwo kugeza ubu ngubu urabona ko aho ugeze kabisa uri murahitinga, umaze kugira abafana benshi bakunda indirimbo zawe, ufite abantu benshi indirimbo zawe zikora ku mutima, zimaze kugira icyo zifasha bazikurikira. Urumva imbere yawe ari hehe? Ufite plan imeze gute muri future? Ndumva imbere yanje ari heza pe. Ukurikirana naho mvuye kuntu nyine ngenda ndakurikira kuntu nyine step kuntu
ibintu bigenda biri guhinduka ubwo nyine aho ureretingaga kuva uko watangiye n'ukuntu uri kugenda no kuzamuka kubera iyo nitegereje kugeza na n'isaha sanga nyine challenge zo najaga ndahura nazo zigenda ziragabanyuka rero nkumva yuko hari igihe nzagera kumva ibintu nyine bigakunda so nuvuga ngo imbere ndanatumbiriye pe nzi yuko mfite ibyiringiro ko imbere agomba kuzaba neza kandi byo umunsi kundi mbese uzagenda ukora ibintu biryoshye urushijeho kuryoha ya kuko nyine ko abafana baba bari kwiyongera numva bimpa imbaraga kubera ko nyine birakumotivating ko nyine uramubona nyine ko bukeye nuko bwishuzeho nyine video ukabona nyine ikintu cyo yongeyeho binyereka ko imbere ibintu bizaba neza cyane ibyiringiro n'abadukurikira n'abafana banje kugira ngo bakomeze bitege byinshi ko biba biri kuza kandi wenda n'abatari badukurikira bari hara kuri Mataro TV ebana bamenye yuko kabisa nimburi aho ngaho hari akantu kuri gukora ugashireho umwete we gusubira inyuma yo gucika intege kubera ndibuka wenda nibwo wenda utari wakakambaje wenda ruzakambaza uko natangiye kimbara kuvuga ngo nabaye umuntu wo gucika intege mbese ko givinga up vuba kimba narabivuyemo kubera ni benshi bo twatangiranye imbere inshuti zanje bakora mu muziki ariko babivuyemo bigira komeza mu buzima busanzwe kubera ni ibintu biba bitoroshe ariko nimbara akantu kuri gukora ugashi besiki imana ikaba yarakagoye mu gakora please gakore kana mbese kagumeho ibintu bizagenda biraza pe bizahinduka kandi ibyo iyo nayo ni message ikomeye utubwiriye abakunzi badukurikiye yuko uko byagenda kose ibintu ntago bihora wenda bigenda biri positive gusa ahubwo wenda message urimo utubwirira abakunzi bacu cyangwa n'abakunzi bawe muri rusange bazumva kino kiganiro nuko uko byaba kose don't give up kubera nta kintu cyabona kitarimo challenge nibyo ubona ukora bimeze neza ugiye ukabijamo deep usanga harimo challenge rero ugiye ukareba kuri challenge cyane ntawa succeeding kubera challenge zikuridinga kuri success ntaha wakora ibintu udahuye na challenge niyo wabikora ukabona bigiye neza pe ibyo ntabyaza kubera byiza ariko wenda urakoze cyane gerageza udusobanurire wenda nanjye ndabyumviraho nshobora kuba ndi muri bakeya batazi ijambo challenge cyaricyo kuko hari benshi bumva challenge bakumva ko challenge buri gihe ziri negative cyangwa se bakazifata mu buryo bw'ibibazo kandi wenda wa mugani challenge zifite ikindi zikongerera so dusobanure challenge icyaricyo mu kubyumva cyangwa abantu bazabyumve neza bato kujya babyumva na ya challenge rero wenda sinzi ngo nabivuga mu ruhe rurimi wenda hari mu rurimi rwacu rigenda bimenye ngo aho tunakurikirwa n'urubyiruko rutumva n'urwo rurimi cyane so challenge burige mu buzima ziba zihari ni birabyuhura nabyo mu gihe wari ugiye gukora ikintu hari wenda ugasanga mu gihe wagiteguriye kugikoraho togikozwe mu gihe cacu cyangwa se uko wari ukiteze kiribuze cyifashe kize kwakundi so rero nimba ibintu bibaye guco ico gukora we gucika intege nimba bibaye guco ahubwo ico challenge igusigiye rero ico nyine gasobanura neza igihe na challenge ye kuzatambuka ngigende uyireka igende ahubwo izagusigira ishuri izagusigira isomo just ntiza guchallenging ngo birangire gutyo uzamenye nimba kirakije cyaturutse he cazanywe niki noneho nakidojinga gute nimba caje guca nafata ihe exit kugira kirangire kugira ugikwepe ibyo ngibyo nibyo byugomba focusinga bizagufasha cyane kubera nimba challenge iri hano ndari kuvuga ngo hano niho honyine gusa wanyura hano ukazahe ino nzire highway ntahe rimwe bagifite exit ifite kunyura ingoma kunyura exit tukazahuririya kandi twese tutanyuze mu nzira rero ibyo nibyo bikoryo bw'umuntu agomba kwiga mu buzima ukamenya ngo nimba hano binaniranye kora bino nimba bino binaniranye kora bino nuko ariko byose ukabikora nyine ubishizeho umwete ikintu cyose wagishizeho umwete
kirashoboka. hanyuma mu muziki wawe rimwe na rimwe byo birashoboka ko bijya bibaho. Ntago waba ufite abantu baguciye intege akakubwira ati se uri mu biki, urabona si ibi bintu uzabishobora ko n'akana kabyamunaniye, nta bantu runaka baba baraguciye intege? Abo ni benshi na n'ubu barahari banarahari. Hariho nabo nyine rimwe na rimwe bugomba gusanga wanasharingira na link akavuga ati sha mwana mwe muri kuri ubusitsi bw'ibyo bintu wabivuye benshi. Icyo kintu wagira ahubwo yaruzi yuko kibagaho, wenda hari wenda n'undi waba yarakikubwiye naho bibagaho pe cyane. Barahari benshi buryo areba nyine kuntu wifashe, kubera nyine bino byo dukoranga ni ibintu byo turi gushama amafaranga cyane. Rero umuntu akakwitegereza karisi nk'uko amafaranga uri kuyapfisha iki? Yego ntabwo uzayabona ryari amafaranga uri gushyira muri biriya. Ufite abana bawe ntagomba no kuyakoresha ibindi, ugakora imishinga ariko nyine kwa kundi ko kumva ari ikintu cyawe kikurimo ukafokasinga kuri kiriya kintu cyawe, kubera ni utagikoze ntawe uzabureminga, ntawe uzavuga ngo uriya niwe watumye ntagikora. Urumva ntawe niweho kugira ute kubikora. Rero abo duhura nabo pe benshi cyane, ndetse atari na bakeya. Benshi cyane duhura nabo, ariko kuntu tubyifatamo ni ukubimake amatwi. Niyo bamuha amatwi arakubwira Yesu umugende mwikiririze, ariko bagende nawe ukomezemo. Ni uko nguko naza ubye ati ibyo bintu mwana bireke, uzabye ati ndabireka, ariko uzakomezemo, kubera n'umwanyira ari gihe murabipfa kandi no kumwemerera ni ntacyo byari biri buguhindure, ntacyo biri buguhindure. So nuko nguko rero duhura nabo benshi, ariko hari n'abandi hirya no hino baje batubwira ati bana courage komezamo guco. Nuko ubwo rero niyo mu buzima ugiraga impande ibiri, hari ukubwira ati kora guca, hari undi kugira guca ndaguca. Ibyo byo birasanzwe mu buzima, ariko icyo nakubwira ukurikira Amataru TV, ukurikira MC Joel, please ibyo ukora byose be focused, komezamo ku ntego yawe. Ugishe ntajya uzagenda buri muntu wese kubwira ngo ni amina. Mu buzima ntawe uzabura abo kuguhakanya ibyo uri gukora, biba byiza biba bibi, mpaka uzanagira abo bantu, ariko cyane no gukomeza ku ntego yawe. So tugiye wenda turimo turashaka gusoza. Hano tutuye muri Dayton, niho nagusanze kabisa. Ufite inzu, ufite fresheri muri Dayton, ni ahantu habye. Ese muri Ohio, nk'umuntu udatuye muri Ohio, utuye mu yindi state, cyangwa se uri muri Afrika, cyangwa uri n'ahandi hatari muri Amerika, so Ohio wayidekriva gute? Cyangwa se Ohio wakubwira ngo yitubwira uretse Dayton, cyangwa utubwira ukuntu Dayton iteye? Hano muri Dayton uratembera cyane ku buryo Dayton yose uyizi, wamenya kuyimenya, kubera nyine kuba kuzunguruka ndi gushaka ama location hirya no hino, yamaze kuyimenya. So ni ukuvuga ngo kugeza ubu ngubu wenda icyo watubwirira abantu badatuye muri Ohio, icyo bamenya kuri Dayton ni kihe kintu? Kuko hari abantu bakeya bawubwira Ohio bakakubwira agace kangana gutya, bakagira ibyo bakavugaho. So wowe Dayton uyizi gute? Gira utumessage wenda nanjye umbwire mbimenye Dayton uyizi hiki. Ese ni uracyafite gahunda yo kwimenya yose, bimeze gute? Kwimenya yose ako nyiziho, wenda ndakugira ako nyize kubera nyimaze mu mwaka gumwe. Ziko nasore mu state yindi, ariko wenda wakwibaza nyine kubera iki navuye mu state yo nari ndimo nkaza muri Dayton. Yari ni yihembese kuko sinzi niba ari ibanga. Oya ntari ibanga pe, narayikunze. Wenda muri bimwe byatumye mvaho nari ndi nkaza hano, wenda nibyo wenda nakubwiraho. Nawe ibyo nibyo bya motivatinze bituma nagira ute naza ahangaha. Nawe niba byakumotivatinga nimba kabitagira ute nuko. Ariko Dayton mu mwaka ngo nyimazemo numva yuko ari nziza, ku ruhande rwanjye ni nziza, kubera nyituyemo numva nta kibazo cyo nyifitiyemo.
kandi ku buryo k'ubuzima ngeranyije naho narindi nari mfite ikibazo cyane cyane nyine gukurikirana kariyeri nari ndimo y'umuziki aho narindi yego twakora ibirori tugakora ibitaramo ariko byari bitworoheye cyane cyane nko kujana umuziki hejuru cyane cyane nyine mu ma studio nyine gusapotinga iyo industry uwo muziki financially hari aho narindi byari bingoye cyane ndumbizi ni mutagiraga ibibazo bye ku ruhande rwe je ku ruhande rwanje icyo ni cyo kimwe cyatumye wenda navuga ati kanje hari ariko rero naho ngereye hano numvishe ko ibintu hari ukuntu byanyanguhiye hari ukuntu byanyanguhiye kubera urasanga hano ugeranyije no kugandi aho naturutse wenda reka mvuga guco nakoraga akazi kamwe gusa ko nasoreyeho ku buryo kubona kandi byabaga bingoye nagakoze imyaka inka 3 akazi kamwe gakora imyaka 3 atari kugakunda nagabanda ngo ni keza nango gakishura neza ariko ntabona kandi kuvuga ngo ugize imyaka ukagira ukakavaho ni kwicara mu ubwo rero kanje bandi gukora muziki uragura muziki gukeneye support famille ikeneye support yego ubwo rero ahubwo kwabaga kugira ute gucungana rimwe na rimwe ugasanga ibikorwa by'umuziki ntandi kubijamo cyane kugira ngo ari akazi kadahungabana henshi hari abo bandarikaga mu bitaramo abandarikaga amashow ubwo byaba biri guhuza n'intuza bateye bane nta kuntu kubera nta nava hano ariko rero cyiza ca Dayton nongeye ngigaruke wenda nibyo bamajije ahangaha nta gihe numva mfite intuza impungenge kuko nzi yuko hano kampani zirahari akazi karahari kuruta ahandi hose uko ndagenda wenda ni wari utabizi ko ndatembera hose state hafi ya zose nyinshi maze kuzikandagira mizo tane nakandagiramo n'inkeya iyo turi mu bitaramo turi mu duke ku buryo twambuka n'imipaka twaje muri Canada tujayo ariko nakubwiye ngo hano Dayton nje hambereye heza kuko wenda hatabera heza ku abandi ariko nje hambereye heza cyane ndahakunze kandi pe mfite ukuntu hamfashije nakugira inama wenda twaje tugiye muri details wenda kubakire bazaje baransanga wenda tuganire mu details babwire mu buryo burambuye ariko ni heza hari ukundo abantu bafata wenda turukanye wenda ni appearance mbese hanze ikirere neza bakabona kunta aranda ameze nk'icaro atameze wenda nkagandi masiteka za California mvuye Phoenix ni umujyi nawe uraguzi urahazi ariko harakuntu uri hanze abagafite ubuzi ukuntu habayeho n'ukuntu weho iyo hari ukuntu ubayeho so hano hantu nje hamereye neza cyane cyane mbe ku buryo buno utambira ngo nje mu indi state ngo ngukundire oya ntago wakunda so rero ni ikibazo cya nyuma urabona tuvuye muri winter itaranatworoheye cyane wenda nimvuga winter sinzi abantu bo muri Afrika kuntu winter nayisobanura nanjye hari ibintu bisigaye bingora kukonje cyangwa niba ari impeshyi niba ari iki so ntabwo njya mbimenya so tuvuye muri winter itari yaranatworoheye yaje kabisa ubona ko it was a very very heavy winter snow twazaraguye twifata umugongo ziruzura zirarenga so dusa nk'abatangiye gusatira spring so how do you feel about spring bimeze gute witeze iki so what is your plan with your family so far twihuse oya kanongere nkubwire spring ngiye kuyibyaza umusaruro kandi nawe aho uri hose nimba waragize intuza muri winter kubera byabaye byere challenge cyane kubera muri no winter ndimo ndikora ama video ariko nanje byambereye ikibazo cyane benshi hari video naherutse gukora mu nzu yose ntoyere yasohokere niri ndashiraho wenda mu cyumweru kiraza ariko kubera hanze hari hameze nabi byansabye ko indirimbo se nyikora mu nzu yose so ariko nta kibazo ubwo no kuvuga ngo spring no summer ebane ku buryo kwibyo kwishimira summer no kugira ngo tureco no kwivana muri rantuza yose yo muri winter ndigutegure igitaramo mu kwa karindwi muri no summer ebane
tuzababwira wenda mataro muzagaruka twonye tugitangaze dutangariza abafana kabisa dushaka ino sama tuyibyaza umusaruro n'abafana bose ku buryo tugiye gukora ibikorwa byose tugiye kuja tubikorera hanze kadushima Imana wenda na kino corezo ca corona wenda kiraba kinari kugabanyuka ndi kubona ko kuja turabona indicator ko kiri kuguma kirashira kiragabanyuka reka noneho tugenda dukora ibikorwa nyine byibira nyirizina atari bira byo gukorera mu nzu. Okay, so rero nagira ngo ngushimire by'umwihariko dusa nk'abanashoje icyo cyari kibazo gisoza yangira ngo wowe mukunzi wa Mataru TV show aho uherereye aba bro mwese aho muri kabisa bantu bacu kanze tubashimire cyane kandi n'ubundi tuzagenda tuguma kubashimira uko mudukurikirana n'uburyo mudushyigikiye coup de chapeau ba sisters mwese aho muri kanze tubashimire. So umvugiye ibintu ariko nanjye ndabyisubiriramo ndagira ngo abakunzi bacu mwese aho muri tubabwire ko turi gusezera kujya dushutingira mu nzu ahantu hatandukanye. Turagira ngo tubizeze ko kugira ngo mujye mumenya natire zose zitandukanye nkaho uri muri Afrika unamenye ngo muri Amerika bimeze gute natire zimeze gute tuzatugenda dukorera ibiganiro ahatandukanye. Franchement I do promise ntago muzongera muzabikumbura mubishake mubibure gishobora kuba ari cyo kiganiro cya nyuma dukoreye mu nzu haba spring haba summer haba muri fall hose ndetse na winter y'ubutaha kugira ngo kubera igitubabaza tuzajya tuyikoreramo. Turagiraho ngo wowe ukurikira Mataru TV show umenye icyo ngicyo umenye yuko tugiye kujya tukugira ahantu hatandukanye baba abashyitsi bacu batuganiriye tuzatubaganirira muri natire. Rero MC Joel coup de chapeau bro kandi keep up don't give up kandi be blessed with your family. Just work hard and just be be determined and work so hard and you will be blessed. Coup de chapeau kandi turagukunda tuzagenda natwe dushyiraho akacu kugira ngo twese dushyigikirane. Aho rero utarakora subscribe kuri ku ndirimbo za MC Joel manuka hasi ukore subscribe like na share uko ubikoze kwa MC Joel unamanuke nawe utarakora subscribe kuri Mataru TV show ihute hasi ukore share ukore like. We love you guys. I was the teacher Jibe turi kumwe namwe. See you next time. Ciao ciao.